Se AI izatwara akazi kacu. Uyu munsi abantu baravuga uti AI izatwara akazi kacu. Ese nibyo? Reka tubivugeho neza muri iyi video. Hello, niba utanzi rero nitwa Shadow Creator. Muri iyi video turaganira ku kibazo abantu benshi bafite aricyo ati ese AI izasimbura akazi kacu? Igisubizo nuko ari. Please reba iyi video paka irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa. So hari ibintu bine rero tugiye kuganiraho kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ikintu cya mbere, AI ishobora gusimbura akazi koroshye. Urugero, AI ishobora gukora ibintu bisubirwamo, kwandika, gusubiza email, kwinjiza data muri Excel cyangwa se mu zindi application. Ikintu cya kabiri, ariko AI ntizasimbura gutekereza k'umuntu. Mperutse kubaha video ivuga ibintu AI itazabasha gusimbura. Please niba utarayireba genda kuri YouTube channel yanjye wongere uyirebe kugira ngo ubashe gusobanukirwa. AI nta bwenge bw'amarangamutima ifite. Ishobora gufata ibyemezo bikomeye nk'umuntu, nk'uko nabigarutseho muri video. Nujyayo ukayireba uri buze kurushaho gusobanukirwa. Ikintu cya gatatu, abantu bazi gukoresha AI bazarushaho kubona akazi. Ukuri nuko utazasimburwa na AI, uzasimburwa n'umuntu uzi gukoresha AI. Ikintu cya kane, muri Afurika dufite amahirwe. Hano mu Rwanda abantu bataramenya neza AI, wiyemeje kuyiga mu gihe kizaza niwe uzaba ari imbere. Byari ibyo rero muri iyi video. Please niba ushaka kugira ngo tujye tubana buri munsi, sharing iyi video, kore subscribe. Ciao, ndabakunda cyane.